Ihanganiye ni gutya tutunze umutima neza neza uri mu mwoyo neza neza ukora ku mwoyo wanjye wumva sheri ndumva nteye ubwoba ahubwo nijoro wavuze ngo bagucumbikire uko ukwiriye hari umuntu waruje kureba inawe ukayumvise ko mwamuteze byari zanjye nasize byari nsize byari zanjye hari igikatsi mu rugo nabuze uburyo nyidaha abuze kunshira mu gace ko wunzanire z'abasore izi kwano ntabwo ijya hano hafi muri kundi ngoreho ryake sisi yawe bo hari uburyo bubiri dushobora kumwambika ni gentro kakapa gashati cyangwa ukamba Njye mungo muri kino cyaro afite umukobwa mwiza. Nuko shimugire kukumbeshya. Ntago nakubeshya kiri na shiri. Ntago nakubeshya rwose. Mbona mbeshya. Oya. Ntago mubeshya. Niyo mpamvu nanjye nzakurwanirira mpaka. Buri njye ndi naragize umuntu gukoraho. Wabona ibintu mukora. Ako nanjye gutyo ndeba ndakubita. Urangiye mu rugo amajura baje kwibaza nkwavu zanjye suze zanywa nagoze kwa bicirane. Hari umujura waje kuziba. Zuru namukoreye bari batanu. Nanagenda bakubita sigara babiri nabo bambonye batabiruka babonye ukuntu ngubise batatu uko shiri mbona abasore bose babeshya nge nago njya mbeshya sinzi impamvu buri kumbwira ayo magambo sibona nakobeshya koko ukere ugize nk'ibyago gahura n'umujura cyangwa gahura n'umuntu ushaka kugira nabi ngewe cyenda kubita mwari seriye urabizi ko mukunda ariko nge nago urabizi ko mukuru urankunda no kuri kwima nanjye birandenga neza nta kibazo uzabinyereka nzabikwereka shiri nzabikwereka kiri uragenda gukunda nkavuga uko mbigenza kuri kwimana n'umutima wanjye uragukunda mba numva nawe kubyizera neza uri mu mwoyo neza ukora ku mwoyo wanjye wumva sheri ndumva nteye ubwoba njye ndi mu mwoyo wangu mu giswahili ukuntu umutima wita mwoyo niko mu giswahili bita umutima none wanshize mu mwoyo wawe mu mwoyo wanjye urimo neza winjiyemo ngo ubu ntago wavamo ndani ya mwoyo wangu mu mwoyo mwoyo uyu niwo mwoyo uri kumbwira umutima urimo uratera uvuga ngo nsabira kushira uburyo bikakumbeshya aya ntabwo nkubeshya sho ntabwo nakubeshya burangiye ariko njye ndi indwanye njye ndi intare ndakubita ndahundagura nta nubwo banjyangira burangiye ntabwo banjyangira uzabaze n'imbeba uzabaze n'ipanya rwose mbona ubona mfite ubwoba mbona mbere Ngwana n'ubuzima every day I'm fighter nacyo ndakora ngwejo hanye ubaye ikimana ndogowe bari banyishe habuze gato nari mpfuye neza bari banyishe kabisa sinakubye ko kwiba atari ibintu byawe mana yureka nkigirayo mana rwari uko avuze mba nduzanye mana ako sindogo wagereka kwiraza Nyanza mwana ubwo tuvuga yuko utazi ibintu njya nkora ubu ntabwo wibuka yuko yankuko ejo bundi twibye kwa Kivenge ari jye wayizanye mana gusa rwari uko avuruzane mana ariko sindaruzana bari bamvunye akaguru nsubireyo ubigireyo mwana nanga kugira ubwoba mana ubu ufite ubwoba yuko bashobora kuba bandi inyuma oya mwana ndogo ntabwo nasubira n'izina ry'Imana bari banyishe umukobwa nkunda mana ura mukobwa magira ngo mwiteho mana mwereka nkubwize kuri ndogo nge nushaka none se bamvuna akaguru hejuru y'inkondo zanyu mwana akareka ahubwo nge nagiye kirakijoro kidashobotse mana umva se urura ko avuruzana urambabaje mana urabona ukuntu wambwiraga ngo niyo wabona intare ntabwo wakiruka ngo utsige none urabona ukuntu wansize kubera ubwoba sinagusiga mana ndagukunda mana ntabwo nagusiga mana
no sikori wambwiye yuko wari wikanze umujana none wowe wikanze iki nagiye ndebe ko nkunda mana none ndabibonye urankunda mana kushe wajuka ntabwo nzongera niyo kipenze wanjye niwe ndahamagara Kigali koko ndaguma muri buno buzima bwo mu cyaro Aro Ati umwana nukuri narambiwe pe nukuri reka nkubwize ukuri mbabarira nahahaze nukuri kw'Imana ahubwo bibaye na byiza ejo nazamuka njyewe nta kazi nakora niyo kabara kujya gutunda ibishingwe nta kibazo njye nushaka umwe rwose ibyumweru 2 cyangwa se umbwire nzamuka ejo mu gitondo ariko umfashe muri ibyo byumweru 2 byaba bikunze ukambonera akazi kameze neza ngaho ndatuje tawo nta kibazo kari kandi nukuri ko Imana urakoze pe ndi tayari igihe cyose uzambwira nzahita nzamuka tawo murakoze Imana igumugisha ngiye kuva mu cyaro ndajya gupfira i Kigali singiye gupfira inaha singiye kuzapfira nirira agatoki ndimo ndagasezera mahe narabaye ihene yego we meze bite cyane salade dogo ni sawa ni sawa man iyo nibikiri kurya se man cyane kurira dutoki ngo wese yakareka man kubera iki aya aho ndagwaje akakwemera mwana ko nundi uri umujura icyo asubiza inyuma aya man vipi man sandogo sinkubwire nukuri nakubeshye ntago meze neza pe bigiye kugenda neza man ubu ngubu nabonye ahantu turi bw'ibihene man dogo ibyo bintu sinakongera kubyumva mu matwi yanjye ubu ngubu gahunda mfite hari umuntu nyemere ko agiye kumakaza i Kigali i Kigali man i Kigali rwose nanjye nkaba boss nk'abandi ko nta nkoko zihari wakwiba iki man oya ndogo nabwiye ko ibintu byo kwibona biretse ikindi kandi ndogo uri inshuti yanjye nkangubwiza ukuri uraguma kwiwe ejo niba gufata bakakujyana ugasiga kirina wawe koko wakihanganye koko uragira ngo turi mukobwa n'ukuntu wambwe kuno mukundana ndogo ndabona ndashaka guhinduka kandi wanze kumva ntiyakinze no kubona nshaka umpakingira ncika none tumbwira muri babahungu banyu agira unzanira ku modoka ese binzanira none wazazanye na facture mwibuke nahise mushira kuri bisi Sometime hari ibimbaho mwibaza impamvu yabyo gusa time tell ntegereza igisubizo cy'igihe zira ibihe ndandata nkora mu mwijima zira ibihe nkomeza ndatendebukirwa ishaka kwibona heza ishaka kwibona mu buzima bwiza niyo mpamvu ndwana kandi sincika intege windenganyirizaho navuye windenganyirizaho navukiye Yesu shasha di mwana yanjye fiyuzi zirarabuze kandi ziraboneka mva n'abahungu bahita basara nubwire ko yambaye ari mukobwa Yego, mukanya turanasohoka kwa shero wanje. Fashara ni baduri fatira ka video mbabarira abakobwa. Uri bundi niza shero wanje.
ese ko turi beza biga sha TikTok ako umuntu wazanye TikTok arakarama kanya harashara haragura umuntu ashira wa cya gikobwa cyagize utishira wa shira kire gishinze kimwe gishaje gundi rwo rukara ariko afite cyawe arasti yebonye umugabo mu diaspora saramba nasuriya nago baramba ashira wanjye ntabwo ushaka kuramba nago barambana ahubwo reka mfataga TikTok nitwikira ibindi byose ni yare renga ushira wanjye swe tuzamurengaho umva gusifa gikora sport ubundi kirane gicecuru renga kizashya tijya kumwana rwana ndero umva kizashya azapfa muri ibundi kajya kumureba ushira wanjye wansekera nkabona ibyiza nkaba wisharirira nzira y'ibihe nyorohereza hari n'abandi wahiriye nanjye wamira wenda nakosora n'amakosa nakoze muhahise ukangirira neza kuko nasobanukiwe ko hari wowe ugena byose nzira y'ibihe nzira y'ibihe nzira y'ibihe nzira y'ibihe nanjye nsekera mbona agatwenge kawe ubuzima bunyorohere Fanny waje bakwifuza gutwara hariya mu nzu ako ubundi sinakubwiye ngo uzashake umukozi nzira y'ibihe 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 n'ubugoranye nzira y'ibihe n'ubugoye sinzacika intege sinzarambirwa kugeza ku ndunduro ndashaka kugera ku nzozi zanjye mfatiyeho ntareba inyuma n'untego udutego zadusimbuka kuko nzi ko nzagera ku ntego yanjye nzira y'ibihe nzira y'ibihe nishurira nzira y'ibihe nzira y'ibihe nishukira nzira y'ibihe nzira y'ibihe nishurira nzira y'ibihe nzira y'ibihe nishukira
mabuja wiriwe mabuja nanze gusaba icumbi ko niba asusa nk'igisambo yego ko bicyamara bunyarushisha njye ntabwo niba pe ubwo ntiwiba kuri kw'Imana ese umuntu w'umugabo agenda asaba icumbi aya masaha mabuja ubu ngubu tuvugana nibwo nyiva mu ntara iyi Kigali sinyimenyereye nabuze ahantu ho kurara bamfashije koko Shadi undi bari biraha umunsi waje utwara ibishingwe nijoro ari imbobo we ye ariko none nakubuze mu mufashe mbariza ikimo cyeze ni byiza ese birenze gute ko numva mutuze umusore se mubize mabuja narenze gusaba icumbi bunyiriyeho nibwo nyiva mu ntara kano kanya ese ibyo ni byo byabafitanye cyeze bisekeje ubwo si igisekeje muri ibyo ni iki yabira mbona hakubyanga mukamusuzugura tujya kugenda ikihe gutera narinze mu ntara Kigali ntabwo nyimenyereye ndaje bunyiriraho mbura aho ndara ndavuga ati reka ndebe ko nabona umugira neza bamfasha nkareba ko naryama bamfasha rwose tubije ko ari ikibazo ikibazo ntikiri gusa arahera mbese muri iyi nzu ya buramara dufite icyumba cy'abashika nibyo nibeshye gerard ihanganiye ni gutya tubutunze nta mutima wawe nzanira amata amakarito 20 yashiranye banguka najiye amakarito 45 mbabarira ubanguke byashiranye nkaza kuri icyo curuza tabara nk'uwitabara banguka batabibura dore ni mu gitondo mwana koko baramutse neza umva shaka isukari simefite yindi nkunda gutwara ibifunze irahari shere n'umugati naho urimo isukari gatusana sasa muzi ko wazindutse sa nazindutse ninjye wiyemeje gufasha abana bo mu rugo ngo njye kubagurira imigati n'ibiki byose ubu nibwo tugiye kunywa icyayi nzira y'ibihe mishurira nzira y'ibihe mishukira nzira y'ibihe mishurira nzira y'ibihe mishukira Ese sinakubujije kujya umwanga koko dore ni mushyashya sinaga umugati utari mushyashya wino isukari iyi no sitari mpimira n'ikiro cy'isitari wino ngayizi mutata nyama y'isukari Gereza ako karaba wahinze ako karaba wamereje akamviro pesa wazindutse abana bahaye keya none se nubwo ari inkumi ariko ninjye wowe ubitayeho natwe bava mu buriri bigoranye abizeho kabisa mbwira ya kode yawe ubwo ni 2,500
3,500 hari igisukari ni 2. Shyiramo umubare w'ibanga urebe ko ari koroko Nisumeze gute? Uze neza mama. Uraho? Banaje gufata akaruhuko hano mama. Sinakubuje kuzajya unkwanga kuko gutya sheri. Serega mbagira ngo dukine sheri. Ndabara mama. Mama ngo dukine nose. Waje kuryama ahangaha. Ni akaruhuko nawe mfite mama. Numva nshaka kuruhukira ahangaha mama. Dina ni koko wakintu ariko ibyo kari byo mu cyaro none no kuri mobile money niko haba handitse ni koko di ahubwo wa mungu yarambwiye ngo aramubwiye ngo sinkiza kuguhahira abarampese sinzi ngo ntabwo niyo mpamvu rega akenshi nyuma hano niruka usanga byinshi mba nabiguriye mu mujyi ariko ngiye kwikosora ahubwo kuyobonye mbigura mu mujyi nzaya nguhamagara ubinyohereze mu rugo nzajya mbikoreza cyane igihe ntananiwe nkahita nkomeza cyane ugatanga amafaranga hano ntacyo sibyo sawa urakoze kimenya ko turi abaturanyi sawa bayi mame urakoze iri bihe byiza Agukunda mama. Asubiza twitewe n'iki kunyigira rimwe. Twabaye niyo mpamvu ndwana kandi sincika intege sishira gufata agapira wena nanjye wansekera nkabona ibyiza nkaba wisharirira nzira y'ibihe Hano ibikombe ikintu cyo kumafaranga Wabyumvise guhera kare biriya n'ubyiteho uzabamenyera bano rwose ntibabitera ubwoba nanjye tuvukana bajya banyishisha rimwe na rimwe kuko ntibutera ikibazo ahubwo nijoro wavuze ngo bagucumbikire rw'umukobwa ukwiriyeho hari umuntu waruje kureba inawe wenda ukayoba byakugenda kimwe niki cyakuzanye kubera nyine ukuntu byagenze nubwo ni mu ntara rero nabona ubuzima bwo mu cyaro bwanze mbona nyine ntazabubasha navuga ati byibuze kuko njye numva hari abahungu bitwa abasamweri bajyaga baza i Kigali nkabona bambaye neza ndavuga ati bajya guhiga i Kigali rero mpageze bunyiriraho mbura ahantu ndara ndavuga ati byibuze reka ndebe ko ntabona umugira neza Urandurira mbega umunuko njye numvaga nenda no kuruka numvaga nenda no kubigarura nagira ngo we nta kintu bigutwaye naretse kuba kugira ngo irangi rw'umukuru wacu itanze kuri se wowe nawe ukuntu yamuhaga keya ese shu utajya muri ya bibi nari nabyibagiwe urwaye umutwe cyabo
Nari nabyibukije iwanjye. Ubu ngiye kugira uti kwitegura. Buki. Ngira uti matwike nimara kubatwika. Ngende hagurumane. Be, nizere ko umva ku buryo ndi bwinjire. Bakandebera mu kirere. umfa peni we wanje. Sheri, gutambaza amakuru yawe mutipe twahuriye kuri IGC. Ntabwo murahura habe na rimwe. Goguki. Barumbwira. Turahura. Yambaza naguri bugese ubundi. Fata agasonga bugari bicare ubundi utega mukuru gutreye. Ndikumva ubwo amatsiko yagize ute? Yanyishije iwanjye. Umva tagisore. Kinyire cyanyirikiye. Ngo hi bebe. Ngati hi. ni ukuvuga ngo nta hantu wari ufite ugiye uzi waje ushakisha. Okay. Ndabona ufite telefone uraza kumpa nimero yawe ndaza kugufasha gushaka akazi hanyuma waba uri hano mu gihe utarabona akazi wabasha gukora akahe kazi? Akazi ko sinagakora tureka kwica no kwiga. Okay. Kandi ntugire ikibazo rwose bano bakobwa ngo batume wumva utakwisanzura bumve ko nta kibazo ni njyewe uri in charge hano nta muntu hano wagejeje amategeko yanjye. Okay? Ntabwo urakoze Imana igumugisha. Nta kibazo tusangiye. Wiyongera agakoma urye n'umugati dore hano nta ruhinja tugira. Agakoma kararyoshye. Naramenyera akagari. Isoni y'amarangamutima yawe ujye umenya ko ugomba kumenya ubwenge. Ubwenge mvugura bose ugomba guhera hasi ukura niba ngombwa na telefone y'itaha kuko nutamenya ubwenge akabukurusha ugomba kugira kumukura kuva hasi kugera hejuru kuko niyo bagufashe wowe cyangwa uwo ari we wese nta muyi batugirira sheri bariya batubona nk'ibigoryi tugomba kubagira uti kubarusha ubwenge hakiri kare kuko umunsi badufashe natwe baratwemeza. Uzi ko umaze kumenya ubwenge ashaka mbese nawe uri kubyumva wowe itegure kandi umenye ubwenge umaze gukura umva niba ngombwa nubwo ntiba nabagisa ndayimukuramo nyicyure musakoshi umva mbese tega moto undi wizeye umva be gera menyera hano nta kagage uri kuzajya unywa agakoma ukanywa agacyayi. Kigali ni ugukora cyane ntabwo kubonye akazi nta kujenjeka. Uzanjyana no kwa perezida. Kwa perezida sinza kujyana gukora iki? Najya kandi mbere ko buri muntu babona nyamuhima. Indi byagira inka munyarwanda. Bayihaye kambare mu rugo barayitwiba. Oye wowe uzajye wowe icyangombwa ubundi ni ugushaka akazi ugakora sibyo? Ntuzumve yuko hano waje kugira ngo hagire umuntu wundi uguteza imbere wowe ubwo ni ugomba kwiteza imbere. Nakuze ngo kuri kw'Imana. Ntacyo y'umugati nta kibazo. Ubu byose ndabijya. Nta kibazo rwose ndaza gufasha gushaka akazi ninkabona mbere yuko kabona aho ni sawa kandi mbona harenze ko uzaba wabonye nabyo ntacyo. Ubwo turakomeza dufashanye nyine turebe ikiza kuvamo. Ubu urakoze Imana igumugisha. Nta kibazo tusangiye. bagenda tugende twitegura ahubwo tugire vuba hakiri kare. Amerika yakanze ukawayiti unayiteguye wowe byibure bikarisa y'umutuku y'umweru y'umweru sheri
shahari ya hari ndi kumva nashyushye nagurumanye Umva. numva nenda nko gupfa upfa ni wewe wanjye bebe reka nce mu gikari nawe ushana irangira kamwe n'Imana itamenya ko tunagenda rimwe irekana niri yambwiye Waje, uretse byuka gatuye uretse Yesu we nasoma ufite none ugeze aho gufata sisiteme yanjye ku ngufu nasoma wagira ngo nta mafaranga ngira nzirirwa mu kazi nzingire mu rugo sange nta byo kurya ntacyo kunywa sinzabishobora ese ndahera kuki kwibana mu nzu n'idanje kwipapika n'inama shari mbabarira ufate ndakwinginze maze kubaho Alo? Wiyeri baho? neza koko amakuru Nsa umusanzu umuntu apfuye agaramye hano ndimo twayite si hano habaye ntabwo ubona ko yaje kumufata ku ngufu indaro yo gufata no ku ngufu iki kiraca wasanyanga ubu se uyu bafashe ku ngufu agahita asinzira bamufashe ku ngufu ye ko mbona nambaye ngaho birebe none nimba atamufashe ku ngufu kumamuteza byari zanjye nasize byari zanjye ko nabimwe umva mwihorere sisi mufashe ku mugabo namushaka bene wanyu ufani nkibi n'ibiki koko uri kwikora kandi ukaburira kwita mama ashaka nyine umukozi nzajya asiga nizeye mu rugo rwose kuko simba mpari pe urabizi nimpora nigendera oya nanone nanjye ntabwo nakurangiye kuko umukozi utazakwiba kuko ntabwo tuba twarakuranye ariko hano abakozi mfite ntabwo ari ba mukozi waterura televiziyo igitanda imyenda n'ibyombo wenda kwibye yakwiba makeup akitera ariko ibyo ntabiba birenze se mewe abakobwa ko n'ubundi babo tuba twiterana ibyo ntabiba birenze birimo noneho rero wa 20 genda mufite ejo naza kugura ko kuvuye nko ku kazi sha umva waba unkoreye umuti tekereza ko mu gitondo nasize televiziyo yaka nkaba ntashye nkasangira cyaka wumve izo stress mba afite none wumva urwego birimo ibazaho kwibagirwa kuzimya televiziyo sha igihumbi cyonyine ahubwo reka mwoherereze ngubu nko n'akantu nyine ujyamo neza gira ejo ndamukuzanira uvuye ku kazi turahurira umbwire ko hagize ngende ndamukira sha urakoze cyane mama na ejo sawa merci kiriya kijama cyane amenze biriya bishyimbo by'abandi natwaye kirima make igihumbi koko wapi
ahubwo watinze cyane. Sazi. Yes. Mva rero sheri, mufite surprise. Surprise ni biki? Nyine nshaka kugutungura na sheri wanjye. Mfite hano ku mwoyo wanjye. Ibintu by'umwoyo wambwiye uhuru bimbwiye. Umutima mu giswahili se ntago bizi. Reka ntabwo nizi igiswahili n'ikinyarwanda. Okay, ku mutima wanjye ndagufite. Mufite rero surprise. Surprise rero funga amaso muri. Afunga amaso ase ko kudafunga neza uri kugira ngo. Yes. Urebe. Nureba ba surprise rabipfuye. Kiringa urebe. Akoshe. Nose kutarize. Nayo nzaniye. Nayawe. Mbese ntabwo Kapfa tukagira ngo oya. Nta kibazo. Si wambwiye ko ari yanjye wanzaniye. Kuko wambwiye ngo mve mu rugo nabivuze ko nasize umukecuru atetse amateke. Ari iki? Kwari bihaza. Bihaza. Impamvu usuze umusuzumye ukamukanya. Oya. Cyandi irengagije amusuzu wamukanya. Ngo kandi. Nzira y'ibihe mishurira nzira y'ibihe mishukira nzira y'ibihe mishurira nzira y'ibihe mishukira ndandatahura mu mwijima ndandatanja habona ndandatangeza hakwiriye ndandatangeza heza ndavuga wowe nzira y'ibihe winsomesha iki gitabo kidafite iherezo ngwana n'ubuzima everyday I'm fighter ntacyo ndakora ngo ejo hanjye habe heza sometime hari ibimbaho nkibaza impamvu yabyo gusa time tell ndimo ndihuta nshaka ya ndikunda gutwara Yandi. java wandi kwita Afri. Hari igikatsi mu rugo nabuze uburyo nyidaha. Abuza kunshira mu gacupa wunzanire. Ya igikatsi zo wakisha amana zino wasuzume zute. Ayandi n'ayandi ndatanga nayo. Ari yesu kayama. Yarundi je kwashira. Ndababaye kuba naje ndiye rwose. Urahaze. Abikanya kubegere. Kandi mwayanzanye. Naya. Samari ndasu. Shisha. Nyimirinde hasi kuzaba iki kintu. Mfite umushere w'igisambo. Mbese ntabwo waje uri? Ngewe? Nariye cyane ukundi kugutera apeti. Narindi mbuha. Nta kibazo
umurima ariko bishatse waza kurima nyine kuko uzi ko uri kurya vuba vuba uri kurya vuba vuba ushaka undi siri ko ntabwo narima muri nayawe umvase banshaka kukwitaho kumana iyo nzobe yawe ariko ushiri ko icyo Tanzania ni ikintu byibuze uzana akabwanjye cyane kandi rero byarashaririye hari igikatsi cyo umusaza yarenze dusezeka igikatsi iyo cyari gisigaye hamwe tuza kujyana mu rugo basugashyiramo umuhehuka umutima wawe wajya tuzi nkawe ninjye umuntu ufite umwari mwiza hano muri kino cyaro cyose kunyicisha amandazi se abakobwa bayabona muri kino cyaro ni bangahe abayabona muri kino cyaro ni bangahe kino cyaro n'abantu bayabona ejo gusa sabona nimugoroba ase bumva yashaka cyane nimugoroba nakunda kutse none nimugoroba gusohoka ngura amapaki 3 muri ka gasantere rayi ntabwo mbe ndaza kuza kukureba aho kubeshya napfa ngiye ndaza cyane basanga gugorobye kibazo nzira y'ibihe mishurira nzira y'ibihe mishukira nzira y'ibihe mishurira nzira y'ibihe mishukira ndandatahura mu mwijima ndandatanjyana habona ndandatangeza hakwiriye ndandatangeza heza ndavuga wowe nzira y'ibihe winsomesha iki gitabo kidafite iherezo ngwana n'ubuzima everyday I'm fighter ntacyo ndakora ngo ejo hanjye habe heza sometime hari ibimbaho nk'ibazi uzanira umusore umushakire imyenda myiza yego urashaka kumwatsa akamera neza umushakire style nziza z'abasore bizi ko hano ntabwo ujya hano hafi nkwereke n'imikorere ryake imisatsi yawe hari uburyo bubiri dushobora kumwambika nk'igentro agashati cyangwa se ukamwambika no mushake ama-t-shirt ama-jeans ama-drinks yego si ukwipima se aripima kuri iminsi waranyanze aho ugiye ukamara iminsi ingana gutyo wumva ndi kurya akazi kaba kabaye kenshi kuko amashati meza se yambera ubwo hari afite mbese uyu nguyu ubanza ukagura ukuntu bakuramo don't nyine ni umwana ukivira mu cyaro ntabwo yamenyera iby'intanga ariko kuba mwamenyera baza kumusimbura ndabizi yarari ashobora gukoresha na t-shirt tumubona iyo ngiyo babonye manura ariko wambaye neza
ndetse ko wawuhindurisha genda uhindure uyu nguyu urawutwara n'ubwo wawuhindurije nubwo wawuhinduje kwakubera ufite n'akara nziza tugerageza n'uyu mukara nayo ari sawa ubundi ushobora kuwukorana ntiwandure genda nawe witewe n'uwo n'ugukwiye ahubwo se leta ushobora guhana imbere ngiye nko gusigiramo murebe n'amabonero meza nta kibazo mugira ikibazo umusizi wo kugeza kiratima ndaje ubwo arabakwitaho ntugire ikibazo urasanga twashoje si ujya wambara n'amashati se byose ndambara y'abaganga y'abaganga uri umuganga se wowe Kinyarwanda wamukura wambaye bya bijipo by'ibiganga bimwe badogiteri bambara ndashaka kuzajya ngira byose ume n'ibipantaro iyo ngiyo yagukwiriye ariko ntabwo turi n'ingereza aniri kote nacyo ndijyane ko bambwiye kukwambika se wigenda wipimye ibikukwira byose barabujara kwishyurira ntugire ikibazo n'ibi ngibi nabyo usigato se oya nta kibazo ndakajyana nzagaruto wakwambaye imyenda igukwira se kwihari kuko nka corona ntabwo wapfuye ndebera byose ume byose uraminga intoki turabikoze turabikoze si ubundi ko bitarenze ntabwo nkunda se ariko ntarenze undi twabikoze kandi niho wabiteye ahubwo katwongere kurakarizwa umuteshi mutishimisha mbasa kongera kareka ni muri nabikira mari bose sawa se noneho kimeze nka kimwe yabushari ese bambaye n'akandi kakweze nk'aka ngaka n'ingofero nk'indi nanjye nyirebesha inyuma ikibazo hano nta ngofero mfite rero ariko ntacyo reka amabusha se ndamuvugisha njye kuyigushakira hepfo niba ubikeneye ibi ngibi ni sawa urabona n'ibindi bitatu wese wasoje se bameze neza yaramaye azamaniki ushaka kwambara nka bushari ariko tuno tuntu umusore muzima umusirimu yarambwiye ngo arashaka n'ingofero sinzi niba hano mu isoko niba najya kuyimushakira biri ngombwa sinzi ntacyo turaho bazicuruza turabanyuze ibi ngibi urabona ko ari sawa biramuha hari na namuhaye ntabwo bakubereye arawambaye
Urashobora kugenda ubyambaye se? ndayijyana nta kibazo. Uzagushakira mbere yo kudashyira. Iyo ngofero nshaka uyikuremo se nshaka uzajya kwibuka. Umusatsi wahita tukijugunya. Urayimesa isi neza zigenda. Reka ndebe ukuntu nabafungira ibi ngibi amaze gutya. Bizinge. Urakoze ntabwo nkwigisha. Bari yambaye. Pare. Ay, porama. Ay. Nawe witeze ariko. Waba yambaye ni byiza. Cyane by'ubuturage cyane byo cyane nako. Vamo kabisa. Ni sawa? Bwana reka tumeze neza se. Tubiraye byiza se. Ibirayi birimo byiza bya kiniki n'ibindi. None se gashaka hari amazi manini. Amazi manini. Agura ngahe? 2,500. 2,500. Yambe nta kibazo yamara kurangira mu kantu. None umpebere n'ibiro 3 by'ibirayi. Sibyo? Cyangwa umva. Ndebera ko ufite ibirayi byiza amazi wayaretse nshobora kuza kugaruka. Ndebera ko ufite ibirayi byiza. Ibirayi? Donge ibirayi bakaragasane ubijundemo. Mpemere. Noneho mpemere ibiro 2 ubishyira ku ruhande ngiye kuzana amafaranga ara kuri butike ndetse ara ku agent. Leta ngaruka nirukanga ubu impimira ndara. Bitwaramo. Akantu gafite nuko ndaza naza. Ubu impimire. Kandi bipimire. Sawa. Senda pimira ibirayi n'umuntu udahari kambe mwihoreye. Reka gikumuriye. Ndabona bikubereye rero hari izuba. Umuntu w'umusirimu ugenda ukuyemo ikoti ritwaye mu rugo. Uko ari sawa ko Oya. tuno tuntu umuntu aba yazanye. Rero birahagije. Uzagaruka. Yanahabonye utanzamuririza azaza umwami. Abo afata iriya myenda ufite ahantu wayishira tukayishira mu modoka ze. Nakira kashyire mu kabaga kanjye. Mu modoka. Kashyire muri baga yanjye ndayerekeze. Mu modoka mu modoka. Ikoti niyo wanyiri itwaye mu modoka. Icumbi si. Ndi basore twite twitwara buri. Ntabwo yuko nta giceri kiri. Cherisa tuza pavishoni. Tugenda? Ego nasoje. Ngwino turebe kasikari. Ni sawa. Ngiye kuvoma. Ese nzo ngwarekitse nze gukora mutwasi. Hari umuntu rero warombwiye kugiye kuba nanjye ndabati ngiye gutangira paka mvuga. Ninde ubwo? Ni Nozane Karisi. Ngiye kuvoma ngo n'amazi ahari. Sheri. Ndasi. Ari kintu bajako. Shaka gusembaza kubyaba. Yego se. Uboneza surprise za nkuru nkuru. Nzone mugati. Arwari umugati. Mujura ninde?